Mika's Report. Ikicingenzi mu buzima bwawe ni bande bakuba hafi mu gihe cy'amahoro, ariko bazi kugumana nawe no mu minsi itari myiza y'ibico cyijimye. Surround yourself n'abo bagufasha mu mvura y'ibibazo ntibahunge, bagushyigikira igihe cyose, kuko inshuti nyazo zigaragara aho hagoye. Ntukajye mu muhanda wenyine, hari urugendo rurakorwa wenyine. Abakureba mu ndorerwamo y'umucyo, abo ni bo usiringira aho umwijima uri. Surround yourself n'abo bagufasha mu mvura y'ibibazo ntibahunge, bagushyigikira igihe cyose, kuko inshuti nyazo zigaragara aho hagoye. Ntukajye mu muhanda wenyine, hari urugendo rurakorwa wenyine. Abakureba mu ndorerwamo y'umucyo, abo ni bo usiringira aho umwijima uri. Surround yourself n'abo bagufasha mu mvura y'ibibazo ntibahunge, bagushyigikira igihe cyose, kuko inshuti nyazo zigaragara aho hagoye. Iminsi y'urujijo n'ukuri ntigaragaza urukundo rw'ukuri. Abo badahinduka nk'umuyaga nibo batuma umutima wawutera. Surround yourself n'abo bagufasha mu mvura y'ibibazo ntibahunge, bagushyigikira igihe cyose, kuko inshuti nyazo zigaragara aho hagoye. Uhorane n'abo batazagusiga mu nzira ndende y'ubuzima bwawe, baba izuba ry'umutima wawe igihe cyose. Surround yourself n'abo bagufasha mu mvura y'ibibazo ntibahunge, bagushyigikira igihe cyose, kuko inshuti nyazo zigaragara aho hagoye.